ate dore amarira yanjye ashotse ku matama nejwa n'agahinda uburyo ikipe ya APR ivuyemo rugikubita. Tumenya tuzajya kuzura Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse ngo abami bose bayoboye u Rwanda hanyuma tukababaza uburyo bimanaga igihugu cyabo. Ariko se ubundi mu kinyejana cya 15 n'ikinyejana cya 19 twizigana Empire, twiga Mali Empire, twiga Songhai Empire. Ibyo ni ibihugu byo muri Afrika kandi ni ibihugu byari bikomeye cyane byarwanyije abazungu karahava, ndetse nubwo byaje gutsindwa ariko byararwanye. Wakibaza uti ni gute APR ihora itsindwa n'ikipe yo mu Misiri? Gusa uyu mwaka aho hari bibaye agahomamunwa kuko indi mikino yakinaga yaranganyaga, ariko uyu mwaka ubaye agahomamunwa ibitego bibiri iri wayo. Ibaze nijya mu Misiri noneho. Aha reka tumanze twirebera ibya Mali na Songhai ndetse na Ghana. Ibi bihugu byari bifite icyo bita strong power, strong economy, unity of people, ndetse yewe ngo ikintu cyanatumye bagwana ndetse bakarwana igihe kirekire ngo nuko bari bafite imisozi miremire. Bari abazungu rero ngo bavaga i Burayi baje kubarwanya kugira ngo babayobore cyangwa se babakoronize. Aba bazungu bikarangira batsinzwe nyine kubera ko aba banyafurika bari bafite ubutekanike bwinshi buhambaye, gutera ibuye bari bashoboye, kumasha bari babishoboye. Ariko se niba muri icyo kinyejana cya 19 ndetse n'icya 15 ibihugu byo muri Afrika bitari birimo umuzungu n'umwe, bari abanyafurika gusa, ibikara gusa. Nkuko muzi abanyafurika ikiriya gihugu cyo muri Maroc icyararwanyijwe ndetse nta n'ahantu twayigeze tukiga mu bitabo, ariko ibihugu byarwanye intambara z'inkundura. Ariko kugeza ubu ngubu nibo abantu bari gutinya abazungu. Nk'iyi APR ihora itsindwa n'iyi piramide atari ugutinya umuzungu. Yego hari zabishoboye da, muri Tanzania ziriyo Simba na Yanga ziratsinda. Ngaho twigarukire mu Rwanda. Ibyabereye mu gihugu cy'u Rwanda, abafana bari bishimye ba Rayon Sport kuko reka bishime n'ubundi bari bazi ko iyi APR yatanga ibyishimo. Bafanye rero igomba gutanga ibyishimo, nta kundi byari kugenda nyine. Ariko se tubivuge tubigarukeho, wowe ukunda u Rwanda, wowe ukunda Afrika, tuzi ko biriya bihugu ngo by'Abarabu banavuga ko baje gukina muri Afrika kandi nabo batuye muri Afrika, ariko tukagumya gusebya Afrika yacu aho tutasebeje bari abazungu batuye muri Afrika ariko batemera ko batuye muri Afrika. Harya ngo APR yibwera ibyo bisubizo bikuye ngi sinabyo niboneye. Gusa ngo amapoto ye hayateye, ariko nanone gutera amapoto utaratsinda ibyo ntacyo bivuze. Ngaho ibaze nawe batsindiwe bibiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ibaze noneho nibagera mu Misiri. Harya ngo umukino bari bawushize ku izuba ngo kugira ngo uwo muzungu izuba rimuveho abura imbaraga, none ko yazibonye bari bari hehe? Iryo zuba se bo ntibari baririho, byarutwaga ahubwo umukino ukibera nijoro, abafana bagakomeza kuba benshi bakibonera amafaranga. Yego n'ubundi bayabonye, ariko se umubabaro bahakuye di. Muri icyo kinyejana rero cya 15 n'icya 19 ubwo Mali, Songhai ndetse na Ghana byarwanyaga aba bazungu. Aba bazungu babaga bazi ko nibaza muri Afrika nyine baranyura mu nzira z'inzitane, ariko nanone aba birabura cyangwa se abanyafurika baga baza amayeri nyine bagomba gukoresha kugira ngo barwanye abo bazungu. Muzi se ikintu cyafashije biriya bihugu gukomeza gutera imbere kandi barwanya nabo bazungura? Transsaharan trade, ubwo bwari ubucuruzi kandi ngo bari bafite n'aba agenti ku mpande n'impande, ku buryo nyine bacuruzaga nta kibakanga kubera uwo muzungu yarazaga bagahita bamwikiza hakiri kare. None abanyarwanda ikipe ya APR umuzungu ari kuza aho batakinnye ngo bakine koko, ahubwo bakamutinya. Ntago muzi ibyo Mali yakoze, ntago muzi ibyo Songhai yakoze, ntago muzi ibyo Mansa Musase yakoze. Imyaka yose 14 arwanya abafaransa, abarwanya kugira ngo bataza muri Afrika, abarwanya kugira ngo batazamukoroniza cyangwa se ngo bakoronize igihugu cye. Imyaka 14 yose. Ngahe baze nawe none wo gutsinda umukino minota 90 birakunaniye. Subwo uyu nguyu ubaye umwaka wa kangahe mutsindwa ni piramidera? Gusa byabaye akagashya ko uyu mwaka nagahomamunwa kuko mwatsindiwe iwanyu mu gihe ubundi ho mwanganyaga. Reka twitwaze ibyo da. Harya ninde uri kuvuga ati
iyi kipe mutagira ubwoba tugomba kuyikuramo. None abafana ba APR barize bahogoye. Reka ejo bundi mugere mu Misiri, si bya bitego 10 wa mugani wa Nzovura. Nzovu niwe wabivuze neza ati APR izatsindwa ibitego 10. Bibiri si bimaze kujyaho, reka turebe ibindi. Bizasaba ko hari tujya kubaza umuzimu wa Gihanga ngo mijana wahanze u Rwanda ndetse kanarwagura. Nubwo abazungu bagarutse mu Rwanda bakongera bakarugabanya, aha ntitumubajije twamenya uburyo dushobora kwimana igihugu cy'u Rwanda mu mukino. Ibaze nawe, si APR, si Rayon Sport, si ikipe y'igihugu, ibyo byose nta nimwishimisha abanyarwanda. Ariko se aha reka nicecekere da, gubwo abumva bumvishe, reka kubiba menshi n'ubundi siko kuyameza. Gusa nanone ahari hazafatwa umwanzuro wo gukurwaho amakipe y'umupira w'amaguru, hanyuma twirebere basketball, kuko ziriya kipe za basket wenda nizo zigerageza gushimisha abafana da, kuko muri Afurika zirakina kandi zikagera kure. Ariko ikipe z'amaguru ushwi, ikiko z'abafana tubeshwa byinshi. Ubu hari umukinnyi wo muri APR ugiye kujya ku itangazamakuru akavuga ati mutubabarira amakosa twakoze tuzayakosorera mu Misiri tuzatsinda. Gusa nta mureye ibyo wabikozwa ngiyi kipe izatsinda. Reka kereka babafana ba APR b'inkora mutima bahoraho n'ubundi bavuga bati turabizi ko dutsindwa ariko ntitwabura gushyigikira ikipe yacu. Ngayo nguko rero ubu APR igiye kujya mu Misiri, ibyo uzatsindwa ntubimbaze kuko sindi umuhanuzi, ariko ngo nanone barirидunda. Gusa nanone baro yidunda kuyidunda nyine. Ibizabera mu Misiri nyine no kubyakiza amaboko yombi, kuko nyine nibyo twiyemeje gutinya aba bazungu. Reka rero nkwisabire kunshigikira kandi kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora kuri iyi channel bizajye bihita bikugeraho mu bambere. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.